السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. dutangiye isomo rya 12 الدرس الثاني عشر, isomo rya 12 ashadda, isomo twigamo gutsindagira. Shadda yandikwa muri ubwo buryo mubona buri mu mbonera hamwe mu dukubo. Tugasoma ngo hamza fatha ba shadda ba fatha ba abba. No kuvuga ngo shadda kugira ngo ibeho nuko ziba ari inyuguti ebyiri zegeranye zikurikirana, yani ziri mu ijambo rimwe zikaba zikurikirana kandi izo nyuguti zisa, imwe iba ifite shadda cyangwa se ikaba yari ifite sukun, iyikurikiye ikaba ifite haraka, ishobora kuba ifite fatha, kasra cyangwa se dhamma, cyangwa se ikaba ifite tanwin, fathatain, kasratain na dhammatain. Tukavuga ngo hamza fatha ba shadda ab, duhera kuri ya ba ifite shadda hanyuma tugakurikizaho ba ifite haraka, tukagira gute tugatsindagira, noneho tukazihuriza hamwe za zindi ebyiri tukatsindagira. Hamza fatha ba shadda ab ba fatha ba abba. Hamza fatha ba shadda ab ba kasra bi abbi. Hamza fatha ba shadda ab ba dhamma bu abbu. Hamza kasra ba shadda ib ba fatha ba ibba. Hamza kasra ba shadda ib ba kasra bi ibbi. Hamza kasra ba shadda ib ba dhamma bu ibbu. Hamza dhamma ba shadda ub ba fatha ba ubba. Hamza dhamma ba shadda ub ba kasra bi ubbi. Hamza dhamma ba shadda ub ba dhamma bu ubbu. Urabona rero ahari haraka cyangwa se hariho fatha, kasra cyangwa dhamma dutsindagira muri ubwo buryo. Na tanwini nuko nguko dusoma bisanzwe, icyo twongeraho nuko dutsindagira iyo nyuguti. Hamza fatha ba shadda ab ba fathatain ban abban. Hamza fatha ba shadda ab ba kasratain bin abbin. Hamza fatha ba shadda ab ba dhammatain bun abbun. Hamza kasra ba shadda ib ba fathatain ban ibban. Hamza kasra ba shadda ib ba kasratain bin ibbin. Tugakomeza tugasoma kuri ubwo buryo kugeza isomo rirangiye. Bivuze ngo inyuguti yose iriho shadda ntago umuntu aba yemerewe gusoma ngo yisimbuka atayitsindagiye. Mu gihe wabonyeho akamenyetso kameze gutya uko shadda yandikwa, ntago uba wemerewe kunyura kuri iyo nyuguti utayitsindagiye. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yaduha gusobanukirwa ndetse akaduha ibyiza by'iki gikorwa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.